barafata ikintu kimeze gutyo cyajyane mu modoka y'abandi namwirukanye ngo akijyane mu modoka y'abandi uragira ngo atware baga y'umwana wanjye hanyuma nose urabona bidasa njye hari mu nigize mu gihe twari tugarutse gukorera mama Kami Prank. Ya prank uyu munsi iteye gutya, urabona ko turi gukora amasuku umunsi wa gatanu, tuba tugomba gukora isuku ihagije itandukanye nyine niyo twajyaga dukora mu yindi yose, ariko uyu munsi nari nabyutse ndatekereza avuga ati ariko wakora isuku hanyuma mu gihe naba ndi kuyikora nkaza gutungura Kami nkamukorera prank. Twabipanze ko twabikora mu gitondo ari gutegura abana, ariko nyine tubona ko harimo ibigoye, urumva papa Kami agomba kujya mu kazi kandi bajyanye, tubona bijagaraye, tubona nyine birajagata, avuga ati reka tuze kumutungura we kujyana abana. tumutegereze. Sasa rero prank uyu munsi iteye gutya, urabona ko ibintu bimeze gutya, nta kintu kimwe cyari cyarangiye, bimwe byarangiye ariko nyine ibindi biracyajagaraye murabibona. Mbo ubu ngubu tugiye kwitegura. Ati ngwino turagiye, ngwino urebe ibintu byawe twebwe ntiduhari. Abafite ibitotsi ishumi aba yarya bavuye kujyana abana babyutse mu gitondo abategura azindutse, tumubwira ati twebwe turagiye, ngwino urebe urugo rwawe ukomeze akazi kawe kandi umenye ko n'abana bari burye saa sita. Twe ntiduhari, maze tuze kureba uburyo abyitwaramo. Umwombo uracyatse hariya, ibintu byose nta gukoropa ntacyo. Turaza kureba ukuntu guys, ngo nyine prank nuko igiye kugenda. Ndashaka kubona nyine yarakaye afite umujinya kabisa, umuntu nyine amuhemukiye nk'uko nyine akamutana ibintu nk'uko, nkareba uko byagenze, nkareba uko biri bugende. Mbo rero mukomeze mukurikirane murebe uko biri burangire. Ubu ngubu mama Kami yahageze, ubu tugiye gutangira. Urabona ko tumaze gutaha icyangwe, ubu ngubu ni ukumujagaraza niyo gahunda. Dore ngubu twamaze kwambara mwatubonye, ariko ubu tugiye gufata ibintu byose tubijagarika, hindutse mutema tugiye gufata ibintu tubisandagize hano nyine asange bisandagiye. Dufate zino nkweto zidahanaguye, zishyire hano. Asoma agenda ufungure nuriya muryango wa sitoke, urangaze wa sitoke, naho mafungure nyine asange ari ibintu bidasanzwe. Oya nawe ufate nawe urangaze kandi reba agafunguzo. Ubwo hari ibyenda nari bukure nabyo ariko byiza. Rangaza we rangaza urebe ukuntu ubundi mu busanzwe dufurira hano kugira ngo amazi agende. Imyenda rero nabyo nareba uko ntabwo ndashyireho hano gutya, byo nareba byo bishyireho gutya. Bose ntibamuhamagara.
mama ka Ukitunga mu muryango cyane. mama kami mama ka ngwino turagushaka. Ibintu ureba ibyawe njye ndumva kabisa uyu munsi nta mudu ndimo y'akazi. Umva gira vuri kuninza banguka turi gukerererwa. Mbese ari mu biki? Banguka ari uri kuninza mama ka ngwino uri kuninza turi gukerererwa. Telefone yawe urayifite mwa? Fone yo iri hariya Uyu ukiri hafi rero wa muntu ugiye kuza kudutwara yaje. namubwiye ko ari buguhamagare. Ubu ngubu ni ukumenya ibintu byawe ko twe turagiye. Amaka ni ukugira nyine ugashaka uburyo witunganya turagiye. Ugasanga ugashaka uburyo nyine twagiye ubu ntabwo duhari. Ubu ibintu byawe ni ukubona ni ugushaka ukuntu ushyira urugo rwawe ku murongo ko twebwe ntabwo duhari turagiye. ariko hari mu gukina. Oya turi gukina. Nta byo gukina mabuja ubu ngubu ngewe kabisa. Reba ukuntu hano hantu hameze byonyine. Nyine porogaramu bishyire ku murongo nese ko ngiye turagiye. Yewe ja turagiye ahubwo n'imodoka igiye kutujyana igiye kugera kuri sitasiyo hano haruguru. Ahubwo se ubu ntari bumbure we. Ko mbona amarezo y'ahangana. Umva twavuganye yuko ari buguhamagare naguhamagara nibwo turi bugende. None se nimba mushaka kugenda iyo mugenda neza mudasize mwagaritse ibintu gutya hano hasanzwe haba hameze. Umva ni ibintu tutapanze nyine biradutunguye. Urabizi ko kuwa gatanu dukora isuku ihagije. Bidutunguye turi mu maso. Ahubwo mwazanye umwanda uhagije. Oya twari twasohoye ibintu. Twari twasohoye ibintu tugiye turakora amasuku nyine nk'uko bisanzwe bigenda. Kuwa gatanu abizi ko dukora isuku ihambaye. No. Ariko gusa narebye nyine mbona ibyombo nicyo kinahari cyakugora. Nabyogeje. Yasiza twogeje. Nanakoropye hano. Begera yegeye no kumesa baduhamagaye tutagufura tuno twenda twakanye. Nanabyegeranya nta kibazo. Ngeho bamamagaye ntaranafura ngiri. Nugufura tuno twenda na biriya nyine ukabishyira ku murongo. Ntango bigoye. Ntago bigoye. Kuko hari mwasaze. Sikujya uvuga ngo ntago biba bigoye. Ntango bigoye urabigira. Ushyira utuntu ku murongo nyine ntago bigoye. Twari twasohoye ibintu tujya dukora isuku kurabizi ko kuwa gatanu dukora. Bisi hari hasigaye kigira ngo done turahure tudahanaguye. Uriyiranje. Ntago bikasa. Twagira ngo rero tugusezere. Ahubwo ngenda mbona uri no kunyerereza. Hanyuma twebwe twari tugiye kujya hanze. Ariko mufite ikibazo. Ni ukuvuga ngo naranarebye ko yari nyine biriya bintu by'imiziki yanjye ndavuga ati nira twanajyana n'ubundi akajya gufasha muri gukora muri video. Ako sima uzi ko mwasaze. Gute se? Wenda muri abantu bakuru munashaka kugenda ngiye ntabwo nababuze. Kandi se n'ubundi ntabwo tubuza ntabwo mbabujije. Ariko se ko kugenda bitabatunga aka kanya ngo muve ngo muragiye ubigiye mwagiye gupangira kugenda kuki mutabimbwiye byibura ngo ushaka abandi cyangwa se twabanye nabi bingana gute ku buryo musiga urugo muri gihe. Natwe biragusobanura ko producer wanjye amamagaye mu kanya. Producer wawe ibyo biramureba ibyo producinga ntabyo mbona. Umva mukanya sibwo ninjiye hano hari ntabwo aribwo nari mubwiye ngo ko hari amazi wagira ngo arimo imiceri hari hameneka amazi hafi ya byose. Nyine birantunguye kandi ye baramuhamagara bamubwira kumva ko mwagenda mugasiga urugo rumeze gutya mubizi neza ko mukanya njya gucyura abana. Uri porogaramu nyine ubikora none se agira ngo tubigenze ibyo kubikora ndabyumva ko ngomba kubikora nta kintu bibaye ni urugo rwanjye kabisa nk'uko mwabivuze ni urugo rwanjye rwambuna pe ugomba kurugira nyine urugo. Ariko ikintu nibaza iki naba nari kubona aho amasaha nageze nagire vuba ahubwo tugire tugende dore turi cyangwa mugire kwa mugende tubwire nta kintu se watubwira mbere yo kugenda nyine ikintu ndi kubabaza ntabwo twakoranye nabi. Oya twakoranye nabi ndabibona yagendanagaho n'umushiha twakoranye njyewe sha wowe asoma ubikoze n'izo ubigize unyumva mushimura ntabwo ubizi wowe. Ubwo nyine abantu bafata ibintu mu buryo butandukanye gusa nyine ngiye twakoranye neza niyo mpamvu nari mbuze ati kuba bintunguye gutya urihangana ibi bintu nyine wiporogarame gusa nyine nta mutima mubi. Dore n'amasaha y'abana niyagera nyine dore ahubwo baranajya ibyo bintu byo gushaka kwigira nk'abantu bafite ubuhemu
amasaha y'abana ntacyo agere nibashaka bazi umva uwo muntu ntabwo uhamagara uhita umwita ubu ikintu ibyo ngibyo ntabwo bitureba cyane uko twakubwiye ko tugiye kugenda nta kindi ni ikihe kintu naba naragukorewe ku ruhande rwawe kibi ku buryo wumva wagenda ugasiga urugo none ngiye cyo nkoreye kibi ni ikihe kuba ngiye kugenda zo mwanzuro wanjye nyine yego nibyo nabyumva n'umwanzuro wawe pe ufite uburenganzira bwo kugenda 100 ku gihumbi ufite kugenda cyangwa igihumbi none rero ngewe ntabwo nyine ariko ikintu nkubaza ntabwo sudiranye nawe nanone nshobora kuba ntabwo dusudiranye ushaka kugenda ntagenda igihe mbishakiye igihe mbitekerereze ndetse ngiye sudiranye nawe mabuja none nta kibazo muvuga ibyo mushaka kuko iyo umuntu agiye kugenda yitwara uko ashaka aya nanone ntabwo muvuga uko mushaka tuvuga uko ariko dushaka igihe mwagenda aho mugiye mukagenda iyo minuza yanyu ikanga ejo n'ejo ubundi nkazumva umuntu anyihamagara ngo mu makara nta muntu oya mabuja nshobora kuguhamagara nangusaba akantu urumva muri ibyo bintu bya sinema njye nawe nzahamagara ushobora no kugukenera unyenera mu biki ntabwo watinyuka kumpamagara n'ukuntu musize mu waba utwufasha asoma yakankubaza mu buzima busanzwe nubwo kuwa gatanu mukora isuku inkweto muzitambamika kuriya stock ibirangaye kuriya ni ukuvuga ngo uyu munsi isuku yari itandukanye ikintu ngiye nabakoreye mu buzima wenda cyatumye mwumva ko mwagendana mudashyize mu gaciro nk'abantu bakuru wenda mukimbwire sinzagikorera n'undi muntu uzaza ni iki udashyira mu gaciro no gukora isuku nimba twari turi mu isuku ibintu bikaba bije gutyo gahunda zari zihari tutazi ko zizaba muri ino minsi bakaba duhamagaye twabigenza gute ahubwo dore mwahereye mujya muri ibyo bintu byanyu kuki mutambwiye ati isa n'isaha uzitegura tuzagenda tukubwira mwese twari tuzigiye nyine bazaduhamagare turebe ukuntu bawivugisha nureba ntabwo nzaguhamagara uri umukobwa nawe ushobora kuguhamagara nyine ariko nanone muri biriya bintu biba ngiye gukora urumva nanuzo bufite bavuga ati ibi bintu byanze wabimfasha asoma reka nkubwize ukuri njyewe umuntu utangirije munsi ndamugirira ndetse gute ntakugirimo ibyo mbo sinabyogeje sinakorofye munsi dore nanjye nari natagiye kumesa ariko niba watangiye kumesa ibyo ngibyo ni ibyawe ibyo ni ibyawe turagiye hagiye mama wanjye wagiye ntahagaruke na papa wanjye naho mwebwe kuba mugiye yego ni ibyanyu pe ese ku buryo ari uko wavuga none ndashaka mbabwire iki mwewe mumbwiye iki mwewe munsezeye mute umva twigendere mani igihe cyose mugende twegendere ubundi umuntu arimo aratongana nawe kubera ubundi umuntu arimo aratongana nawe ko wampembye hari ideni undimo ushaka undi ushaka abandi cyangwa ujye ubyikorera twigendere mani nta modoka iri hariya kuri sitasiyo ubwo so ndabona nanyandikiye ngageze hariya kuri sitasiyo abuja abana bari burye saa sita mabu ngwino dufungurire nimba urahata ibirayi sinzi ngwino dufungurire tugende ndakingura enda mabuja iyi myenda uza kuyireba itaguruka iyi myenda uza kuyireba hari igihe igurukira ari mu gipangu cyo hirya ugasanga urayiboze umva ibi bintuza byamenetse aha ibi ni ibiwomo n'ibi birimo nari ndi gukubisha ayo makaro yaho arabikuba aho bakuye ibishingwe no kuza kuhakura ahakura utwo twanda noneho imodoka arayoza ate mwuka byarama iyi modoka arayoza ate arayoza iyi modoka arayizanamo abana isuku nta kundi nyine nese ubundi hariho ngo akingure umuntu yitabanyuke ese wari kureba ibikiza urufunguzo ko narumuhaye uramutse udukerereje ibintu byacu bigapfa sinzi uko biri bugende urabyishyura imodoka nayihamagaye bambwiye ko barahari yageze kuri sitasiyo biraramuka bipfuye uraza kubyishyura nyiyamye iki se ntabwo twakubwiye ndetse n'indi ungana nawe nye imyaka ufite urabona ari indi uyifite hano
turi batoya tugiye kwirira ya sinema none ngo mu rugo turayarambiwe ariko ninde wabongoje bongoza tugiye ariko kwirira ya sinema we bongoza ibyo ariko ubundi Asuma ukuramo iyo baga ndende iyo baga ufite se ya kame yego iyi baga se ya kame niyo ariko nari mfashe yanjye nyifuze kubera ko yari itari gusa neza twahinduranye nyine akazajya ajyana iriya kandi n'ubundi byose ni kimwe reka ese si kimwe ariko reka mbaze mbabaze byose birasa ufite ikibazo nta kibazo ariko ni uko yarangiye ibyo wagiye kujya gufata ugapfurika munsi y'ibirayi bikaba byarahiye byarabaye imineke ibyo wabikoreye ese ko babizanye nkabimena hariya ibintu byose mushaka gusigamo byanjye ubikuremo nyine ubikuremo imba ari ibintu narakoje ngo ibisheke byarashize ngo byarashize iki ni iki uyu ni umwumbati ukirya nawe igisheke kimwe nenda yefungura nigendere ikintu nshaka kuvuga ahubwo uri kudukerereza mabuja kudukerereza sindi kubakerereza fata imyenda wawe ukuremo umereze baga y'umwana wawe ako mabuja ibage ko nyisize hariya biranaho bage yawe ijya guhura n'iyakane sibyo kandi ngo byaba binahuye mana nyagasani nawe ufite yawe mana ishobora byose ufite baga kandi afite baga nyinshi ubu koko wamuretse akazijya uko n'ubundi byose urongera kuvuga ndagukubita kino gisheke nushaka ujya kundega ndaza kwisobanura njyewe ukinkubita ngana nawe njyewe ntabwo ngiye ngana nawe njyewe urabona agiye nshaka ariko rwose ubu ni umutima mubi kabisa ntushaje rero uracyari inkumi utazi ukabura ubuzima uri hano njye nkugirire impuhwe utuntwarire baga y'umwana bivuga ngo yagiraga amahane genda uyizane mana uyizane ufate ibintu byawe mo hano bivuga ngo yagiraga amahane mukanseka none njye ngira amahane nese ubu ngubu none se kureba ko yaragiye gufata reba baga agiye gufata irajojoba ese ko iki mushaka kujya mbagirira impuhwe baga koko mfuze nonaha baga mfuze none utazi ibyo ugomba kujyamo ujyamo se gute baga mfuze nona ngiye ugufashe urabona ndafata imyenda ngashyiramo hano ariko ubwo bugome none ni bwoko tutakoranye nabi ko tutakoranye nabi kuki ushaka ko Asuma mva nkubaza nigize nkwirukana ubu se ntabwo azajya akoresha iyi ngiyi ibyo ngibyo ntabwo bindeba reba ukuntu iyi baga imeze aragira n'ukinyegereza kikanjojobera arambuye nigize njyewe mbivuga ngo agira ubugome ntabwo uri kububona se ubuze ubu iyi baga wakoresheje uko ushoboye ugasohoka kuko ubona ko bintunguye ntabwo ubona ko bintunguye ntigeze nanazinga urabona n'imyenda nayizinga ntabwo ubona ko ibintu bintunguye noneho ni papa wawe iyo si ya modoka numva itaje ahubwo nuko mbona naharenze ubu ngubu yayoboye igipangu umva muhamagare mana ahagara bishyire muri tujye twumvikana ubu ntabwo ari ubumuntu ugabanya umutima mubi nk'uwo nguwo baga azajya akoresha iyi ngiyi uzi amabaga afite kandi nawe afite baga mbabara ndakwiyamye ntongera no kumvugiramo mbanza nkubaze wapanze gahunda zawe zo kugenda nta gahunda napanze birantunguye yajya nawe umubuza sibyo njye ntabwo nakubuza ushaka kugenda ku buryo nafata imyenda ngashyiramo iki cyako hagiye ugira impuhwe wabonye ukuntu hari inyuma mwahasize gusa ujya kuhareba yego ubugome bwe sha urara mu kunyojejeho icyo kintu ndanabakubita nimba mutanabizi nimubone nabihore mugire ngo mwege ngo ndabatera ndetse ubu arafata ikintu kimeze gutyo cyajyane mu modoka y'abandi namwirukanye ngo akijyane mu modoka y'abandi uragira ngo atware baga y'umwana wanjye hanyuma nose urabona bidasa njye hari impuhwe nigize mugirira ugiye twakoranye n'icyo ushaka kunyitura kujyana ikintu kimeze gutya kuki mwebwe musize mudakarikiye ibintu kuki mutambye twari tugiye gukora isuku hanyuma birapfuye nyine baduhamagaye turagiye Asuma dufashe rwose umwanya nyine kujya gutekera abana banjye mukanya kubazana nuko nyine reka tugende iki ngiki uze kucyanika hari umva genda ucyanike ngenda nzahinosa yigarure nzahinosa yigarure singana nawe njyewe wongera no kumenyera unama ntabwo tungana ariko mfasha nta nicyo ushaka kugufashamo ariko njye simfashe imbaraga genda ucyanike ariko ikindi azagihinduka wibye bifate nawe genda urushyire hari umva ne sohoka fata ibintu byawe sohoka se kandi turi bujyane shyiramo Asuma mutamu azayihinosa yizana ariko ayizana hehe ariko hano niwe fata ibintu byawe nzayihinosa yigizane mani iva mu nzakira fata igenda cyane cyane Asuma ndakwasa iki gisheke mu mutwe nushaka ko hasiga ubuzima Asuma ejo ntabwo nari nakubwiye gahunda mfite ariko ubundi iki gikapu kitagura n'ibihumbi 10 na bingahe nicyo ushaka kwirirwa uvuga ngo bakuramo ibi ejo bundi ntabwo nabahaye amafaranga kuki mutaguze ibikapu muzi ko muzagenda nese igikapu ubona ko nari ngifite ko ariko cyari kitari imyenda yawe ariko ubundi uvugisha amagambo menshi kandi mugire mabuja nawe nafata iki kintu ngiye ngo shyiremo imyenda gifate
nzakira inosa cyiza ngo mufate ibintu byanyu cyangwa mbere akose igikapu kigiye kuba ikibazo asuma okay nari birekanyishyiremo yishyiremo mani yishyiremo ndabona yazi ko umuntu aborohera kwako mabuja reka nkubwire nanga ari umutima mwiza ku izina ry'Imana jya ugabanya umushi hanwo nguwo nabivuze birakumara ikize gufata imyenda nese utawugira ubu ngubu uri mubi amayi nereka nkubwize ukuri wowe uri umukobwa ako mabuja ubu ntabwo wagira ndavuze ko mufata ibintu byanyu mugenda wowe uri umukobwa ngarebe imyenda y'umwe reba ino myenda y'umwe ndi umukobwa nyine wese umuntu mukuru ubundi uzahura nabyo reba umuntu wabyaye ni ukuvuga ngo wese nshaka umuntu narabyaye sinabyaranye nawe warabyaye none uri gufata ibintu nk'ibi ngibuka twakubwiye ko tugiye ahantu kure twakubwiye ko tugiye ahantu kure ufashe ibaga irimo irajojo ngo umuntu nayishyiremo imyenda mabuja yari puraka ntabwo nafata imyenda nk'ishyiremo hano mu gikapu byari puraka ni puraka mani urabona koko manda y'isunize asuma musoke hano byari puraka kandi ari puraka uzabimenya nyuma y'iminsi 2 ko ari byari puraka rwose mama ndavuze ngo musoke kamere umva puraka reba ari amutubiriyaje reba ari amutubiriyaje turi kuri salari reka mbabwize ukuri erega imvura inyagira mugenzi wawe buriya nawe yakugeraho ese uri kumenaho ibifu hariya uba wumva ko ngiye buriya nta kantu nagupangirana ariko abantu kukimwibagirwa vuba mabuja gusa nta wundi mutima mubi nta mutima mubi disi na biriya bintu ntabwo nabikora byo kugenda asize ahantu hameze kuriya twabinyanyagirije ngo turebe ukuntu muri bwigire ahubwo reka dukizana urufunguzo nkenge kinga suma umuntu agiye gukora isuku hariya uribuka utuzana hano ngo twishe imashini ufata abantu mwabonye aka gapuraka ukuntu kagenze wallahi mujye muri comment mushyiraho imitima myinshi cyane umva egeza kamera hano atubwire imbamutima ze kuri iyi puraka umva ni ukugira ngo njye ndyoshye puraka mabuja uriyumva gute se nyuma y'iyi puraka reka mbabwire nabizi neza ko hari abantu babikora mu buzima uzuba bari kunyuma abantu bari kureba ufite imbaraga zo guhagarara tumubyukije aribwo akiryama tumubyukije nayambayemo ahangaha reba hano nari nayishyize kugira ngo atanakeka icyo gisheke se kimeze neza ko gifite umwumva cyaraboze cyabuze abafana buriya umuntu amaze gukora agapuraka nk'aka agira n'agashe isukari bayagushizemo sibye wewe ibyo aba yumva ko byamura reka mbabwire uzi ko hari umukobwa nigeze kubana nawe mba kumumena urumva hari umukobwa nigeze kubana nawe ngewe mba kumumena uwo mukobwa yari umwana mubi akajya afata icyo gihe nabanaga na Keisha na Kamba uwo mukobwa akajya abafata akabakubita wenda nimba umwana yitetesheje mari nagenda akamubikira inzika akamubwira ngo mama we nagenda ngo ndaza kuza kugukubita noneho rimwe afata Keisha amukubita umugeri wo mu rubavu umwana nsanga ari guhumeka nabi yaraye babara aho niho namenyeye ko ajya bakubita nabi noneho bukeye ndavuga ati urumva arangije ku munsi wo kumusezera ndavuga umuntu nimuteguza biraba ari bibi noneho mu gitondo mfata abana negura ko ndi bubajyane kwa papa na Latifa yari yaje uwo munsi sinzi hano yari amaze iminsi ari gukorera umukobwa ndambwira nitunganye namenye ko nkubitira abana nabi wigendere simaze kumubwira gutyo yari yakoze n'isuku byarangiye pe bwari bwakeye nasubiye mu gikoni nsanga uzi ukuntu yari ameze
niba ari ifu y'ubugari yafashe ayinyanyagiza ku bintu nukuri yari yanahakoropa arayifata arayinyanyagiza agakoni kanganaga gutya ahagira umukara twari dufitemo n'amakara ivu ararimena nukuri ahagira nabi nk'uko twafashe ibijerekani tugatambagiza mu nzira abantu mukora akazi abantu mufasha abantu mu rugo aho abantu rwose mujye mwihangane noneho ikintu cyantangaje mukora ibintu maze kugera kwa papa maze kujyana abana so ni ukuntu ubundi byarangiye nari ndi kubatera story z'ukuntu ndumva mbirambiwe urumva nari ndi kubabwira ko ibintu rimwe na rimwe ni ukuri bishaka kuba bibaho uzi ko uwo mukobwa nyuma yanyandikiye ka message uwo mukobwa yanyandikiye ka message akajya anyibwirisha ngo yigira nyine nkaho message yayobye ngo suzi ngo hahantu ngo nakubwiye ngo nakoraga ngo hari umwana nkunda ngo sha ngo uzi ko ngo banyirukanye banunguye ko bambeshyira ngo yuko ngo namukubitaga ngo byagendaga gutya na gutya ibintu byinshi noneho uzi impamvu nanabibonye kuriya nkamera numvishije muri njye ntavuze se ni gute amateka bashaka kwisubiramo natekereje ibyo bifu n'ibivu by'amakara nabonye bari bateye aho ngaho mana ubirebye ubona nibyo bigaruka byari biseri none wumva ubona we ngo yabonye ngo yajyananira ngo bakajya ngo bakorana ngo ubundi ni uko nari nashyushye mu mutwe oya ubundi ni uko nari nashyushye umva mbabwire ni uko nari nashyushye mu mutwe urumva ubundi iyo naba ntashyushye mu mutwe nari kubibona ko ari prank kare oya ahubwo hari uretse no kuvuga ngo iyo umuntu abyutse ahubwo hari igihe uwo munsi uba utabyutse muri wowe buriya nari nkiryamye ariko ndabyutse ariko reka nsezeranye aba bantu sha muzatora amashashi ubuto oya pe niba ari godoro ntabwo mbizi nanjye hariyo nshaka kuza noneho ubu tubushyize mu musatsi ntabwo bwashiramo ntabwo bwashiramo none ureba nera ufite dete ntabwo bwashiramo none asuma uri umusazi iyo ushaka ikindi kintu kitari baga y'akantu narebye nyine ndashaka kukuyaza nyine yuko njyanye na bag y'akantu nabyo bikazamo turangije none reka kujyana nyine ntuzizamuke pureshi izamuka iyi planka ntabwo ari njye wayitangije sinanjye ndi buvuge ko dusoje iyi planka umuntu uri buyirebe wanashyireho udutima twinshi cyane kandi imuryohere nkuko mubibona ngiye shoje ndi kurya agasheke isukari yashizemo neza ariko ntabwo navuga ibintu byinshi mujye muri comment ibindi turaza kubireba nari nangiye gutekereza ukuntu ejo ntazajya muri finali ya mashariki mvuga ubu nari kuvuga bose bizagenda gute ni weekend no nari kwibaza ukuntu ngiye kuzahomba ikirori gikomeye muri ubu buzima ubu ukuntu nari gutekereza suzi ahantu twari dutuye hariya hirya rya shuri rihari kubera ko bagiramo ngo nimba ari prematernelle ushaka kujyana umwana akajya yirirwayo ubwo nari nanjye gutekereza ejo nazabajyana bakirirwayo ahubwo se ko bataha saa 11 nari nanjye gushyuha mu mutwe buriya no kugendagenda ahantu mu ngo z'abantu abantu bareba prank Imana ibaha umugisha turabakunda cyane aha yego pe mwakoze nanjye reka mbonereho nivugira ibyanjye abantu mushaka kugabanya ibiro abantu mushaka kuvura ama infection mujye muri Sunrot babahe product nziza muhamagare 0720203610 abongera ibiro nta makuru mfite kandi ubushize nari navuze ko ndi bubibaza n'imisatsi ya Sumani nta mbuvu ntacyo muri Sunrot
niho wasanga ibyo bintu byose product zose Asumani ariko afite umusatsi mwiza ni ukubera wa muntu Asumani imisatsi yiwe kumwe n'ibiti twebwe tuzahera nyuma ya kamera mutadusiga natwe uyu ni umumetisi reba bino bitsike by'umumetisi bijyamo ya mavuta noneho ibintu bari gufata aha ngaha ntabwo bibaho rwose wabonye sha icyamamare nanjye se mwazamaye ko mfite imvugo nzajya kubasura ejo da kuwa mbere abivuga imbere ya kamera natawumva nzaza munyomozi niko bimeze byaribagirwa cyane kwa mbere sawa kuwa mbere murakoze cyane mbaye mbashimiye bayi imana baho umugisha abantu bareba prank iya nyashi irahari kuzagurira shit